Nishaelewa. Kile ambacho tulikuwa tunategemea kuwaonesha na kile ambacho mlikuwa mnategemea kutuonesha sisi tumekuona kumbe mna kipaji. Ati rero ibyo twabateguriye ibiro twateguye mwakoze byiza kandi byo twashakaga ko mukora turabona neza ko ari byo mwakoze. Muzingatie njia tuliyosema mwanzo. Mukomereza aho ngaho kubera ko nibwo mugitangira, mukomeze mwegeze imbere cyangwa se mukomeze kugira mugere kure. Kumbukeni mnapotoka na mnapokenda. Mwibuke ko aho mutangiriye mushobora gucika intege cyangwa se ntimukomeze ugasanga Imana yanyipfiriye aho ngaho. Ndio. Tunaelewana. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kuwasaidia ili na kuonesha kipaji chetu kwa ulimwengu. Twe rero turi tayari kubafasha muri izi mpano zanyu zitandukanye, ubushobozi dufite turi tayari kubafasha cyangwa se turahari kubera ko namwe muhari. Nimependezwa na nyinyi sana pia. Tunashimishijwe tena cyane nibyo mwakoze kandi namwe muri rusange. Nipo kwa uwezo wote mtakao nihitajia mimi nipo na groupe yangu. Niyo mpamvu rero mwe na groupe yanyu cyangwa se n'itsinda ryanyu tugomba guhuza imbaraga tugakora byinshi bitandukanye. Asanteni sana. Murakoze cyane ndabashimira. Kuna zawadi nimewatarajia kuwapa ingawa ni kidogo lakini itawapendeza zaidi. None hari impano nabateguriye nubwo ari ntoya cyangwa se ari nkeya ariko ivuye ku mutima w'urukundo. Murakoze cyane nanone. Tujye